agahugu umuco akandi uwako ni umuco ukaba ibyo abantu bahuriraho kandi bemeranywaho n'uburyo kandi bwo gutekereza no gukora biho umuyoboro cyangwa se umurongo imyitwarire y'umuntu cyangwa itsinda runaka. U Rwanda rwa Gasabo urwo bafitanye isano isumbi y'amaraso nk'umuryango mugari washatse kugira icyo ugeraho ugashyiraho amahame ayobora imitekerereze n'imikorere y'abawugize. U Rwanda ruratera ntiruterwa, ibi ni kuva na kera cyane mu mateka y'u Rwanda. Umuco w'ubutwari wari warimakajwe, abarutuye bakagaragaza icyizere bagiriraga ingabo zarwo. Umuco w'ubutwari niwo navuze kuva ntangira. Nyemerera mere mu mateka ya kure ariko atari kure cyane. Birumvikana mpereye mu gihe cy'ubukoroni, ni hagati y'umwaka w'1897 n'umwaka w'1962. Iki ni igihe cyaranzwe n'umwaduko w'amadini mashya. Aya yaje agamije guhindura abanyarwanda, maze ibyarangaga imiyoborere, imyumvire n'imyemerere birasenyuka. Burya utaganire na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu nifuje kumenya ibigwi n'amateka by'intwari y'u Rwanda. Iyi iri mu cyiciro cy'intwari z'Imena, akaba umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre. Amateka yenda yabwirwa n'umusaza w'imyaka 98 y'amavuko. Ni Muzehe Gakombe Felicien. Yatubwiye ko bijya gutangira umwami yaciye ubuhake, akuraho ingobyi n'abahetsi ndetse n'akazi kadahemba. Muri 49 nibwo yagiye i Burayi bwa mbere, ajya mu Bubiligi. Hari imitegekere y'Ababiligi uko bategeka iwabo. Araza tangira gusesa ubutegetsi bw'Ababiligi buhoro. Ubushake burya yabuciye ari uko areba ko bwakajamije abanyarwanda benshi. Nije kumuteranya n'abantu benshi, bituma bamwanga, bene wabo benshi baramwanga, ariko bituma abantu benshi bamenya ubwenge babaho. Arabanza akuraho ingobyi n'abahetsi, arabanza akuraho amagi n'inkoko, arabanza akuraho amavuta n'imbone n'inta, arabanza akuraho akazi kadahemba. Abanza rero abwira abazungu ati noneho avuye iwabo ati noneho mujya mukora, mujya murya muhashye mu isoko. Nibyo koko abagendanye kenshi barasa. Amateka y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ntasigana na Michel Rwagasana. Ni mwene Rugango na Nyiramujyambere, yavutse mu mwaka w'1927. Yari umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko akaba umunyamabanga w'umwami Rudahigwa. Akaba kandi yarabaye umukozi wa leta Mbirigi muri teritwari Rwanda Urundi. Umukobwa we w'Imbabazi Rosemary atubwira ko Ntwari Rwagasana yavuze ko yari umuntu wihagararagaho cyane ku bitekerezo, ndetse akaba umuntu wagenderaga kure amakimbirane. Muri byose akarangwa n'ukuri. Yari umuntu wihagararaho mu bitekerezo bye, kandi by'ukuri uvugisha ukuri utarya iminwa, ko ari nako yabyirutse. Akaba umuntu wagenderaga kure amakimbirane mu miryango, ariko icyo muziho cyane ni uko yari umuntu uvugisha ukuri kandi uhagarara ku bitekerezo bye, no mu muryango nicyo bari bamuziho. Uvuze ubutwari bw'abana b'u Rwanda buri mu nzego eshatu, aho icyiciro gisuma ibindi ari imanzi. Iki gikurikirwa n'Imena hagaheruka ingenzi. Imanzi ikaba intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka, ni bimwe birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Muri iki cyiciro dusangamo ingabo itazwi izina. Iyi ikaba ingabo ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zitarashoboye kumenyekana ku buryo bwihariye, zaguye ku rugamba cyangwa zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise, icyubu n'ikizaza. Ni icyiciro kandi kirimo Major General Fred Gisa Rwigema, ni mwene Kimonyo Anastase na Gatarina Mukandirima. Yavukiye Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi hari tariki ya 10 ukwezi kwa 4 umwaka w'1957. Amateka atubwira ko kuva mu buto bwe yangaga akarengane n'amacakubiri, ndetse akabirwanya adatinya. Abamuzi batanga urugero aho umunsi umwe umwarimu wabo witwaga Otobel yarashimuswe, ashimutwa n'abasirikare ba Idi Amin, maze Fred akibimenya akoranya ishuri ryose. Nuko bagera kuri 800 bafunga inzira, n'inzira zavaga ku kigo imodoka yari ishimuse umwarimu wabo, maze ikabura hinyura. Amateka yahebuje kandi atazibagirana nuko Fred Gisa Rwigema yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10
umwaka w'1990 amaze kurarika abo yabonaga bashoboye kandi biteguye gufatanya n'inkotanyi. Ni bamwe bari bahuje umugambi wo gukunda urwababyaye. Ariko nyuma y'umunsi umwe gusa, tariki ya 2 ukwezi kwa 10 muri umwaka w'1990, agwa kuri urwo rugamba rwo kubohora u Rwanda, aguye mu mudugudu wa Nyampeke, akagari ka Kanyonza, umurenge wa Matimba, akarere ka Nyagatare. Tugarutse ku cyiciro cy'intwari z'Imena, iki kirimo Uwiringiyimana Agatha, yabaye minisitiri w'intebe, akaba mwene Ntibashira kandi Juvenal na Nyirantibangwa Saverina. Kwagize amahirwe yo kuganira n'umwe mu bana yarabereye nyirasenge, buryo ubutwari buraharanirwa. Ibi bivuze ngendeye ku mateka adasanzwe yamuranze, ariko akagaragarira mu kwicisha bugufi kwe. Ni umukobwa wakuze mu buryo nk'ubw'abandi bana, ariko agenda agaragaza imyitwarire igiye itandukanye nanone n'iy'abandi, kubera ko mu buzima bwe yangaga ikibi, icyiza agakora uko ashoboye kose kugira ngo agishyire imbere. Umuntu wagiraga impuhwe cyane, areba abana bakennye abafasha, areba ababyeyi nabo batishoboye abafasha. No muri quartier aho twabaga dutuye iwacu wasangaga nubwo yaba yaje, kuko ndibuka ari ministre, yarazaga ugasanga abasirikare bamaze nk'iminsi 3 bari iwacu none bamutegereje aho avuka, ategerejwe nk'umushyitsi, ariko ugasanga amaze nk'iminota 40 ahubwo arimo agenda yinyurira mu zindi ngo zaragwa zituye aho ngaho, ahubwo twebwe akaza kuza kutugeraho abantu bababaye ngo ari hehe. Ibyo rero byagendaga bigaragaza uburyo akunda ikintu cyo kubana n'abantu, kwisanzurana n'abantu. Muri iki cyiciro kandi dusangamo Niyitegeka Felicite. Uyu ni mwene Sekabwa Simone na Nyirampabuka Angelina, n'ubuheta mu muryango w'abana 10 barimo Colonel Nzungiza Alphonse. Uyu yategekaga ikigo cya gisirikare cya Bigogwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, Niyitegeka wari mu kigo cy'amahugurwa cya Centre Saint-Pierre. Aha hari hihisha Abatutsi 43. Yamenye amakuru ko iki kigo ayobora kizaterwa, maze abihishemo bakicwa. Icyo gihe musaza wa Colonel Nzungize yamutumyeho ngo asezerere impunzi maze ave muri icyo kigo. Undi aramuhakanira. Ariko mu by'ukuri uyu Niyitegeka wanze ubufasha, akemera akicanwa n'abandi, yari mu ntoki. Ibi turabibwirwa na bucura bw'iwabo Lauriane Ntezimana. Iyo akubwira kuri mushiki we, akubwira ko yari umukobwa mbere na mbere wakundaga Imana. Felicite yari umukobwa ukunda Imana, navuga ko ari cyo cyambere cyamuranze, kandi akaba yari navuga ngo yari umugore uhamye, wa wundi wiyubatse akamenya icyo ashaka. Uzi ko Abanyarwanda bamwe umuntu ari mwiza cyane apfa vuba. Felicite bahoraga bavuga ngo ntabwo azisazira kubera ineza ye, kuko ntabwo yitaga kuri bene wabo gusa, no kuvuga abo bavaga indimwe, yitaga ku bantu bose yabonaga ko bakeneye kwitabwaho. Navuga ngo muri make yari ngira uwo nsanga ku muntu wari we wese, kuko Nzungize yararebaga akavuga ati Felicite niba amusanga aho ari nabo bari kumwahishe barabicana. Urabyumva rero nk'umuntu yashatse gukiza mushiki we, ashatse gukiza mushiki we, mushiki we aramubwira atoya, ndabizi ko udashobora kudukiza twese, rero twihorere, nitugira Imana tukarokoka ejo tuzabonana, niba kandi dupfuye nyine turapfa. Ariyangira. Ibyo byo ni Felicite wiyangiye kumvira muri musaza we, kuko musaza we yashaka kumukira. Urumva nawe muri ibyo bihe nawe uba wumva ushaka gukiza uwawe, yaramwangiye. Mu muryango wanjye urabyumva nyine harimo ishema ry'uko umwe muri twebwe yabashije kugera aho yitangira abandi kugeza ku ndunduro. Rero no ku gihugu ni intwari y'ubumwe, agaragaza ko yari yararenze ibyitwa amoko, navuga ngo yararenze ibyo ibihu twambaye bidutanya, we ntabyo yaracyambaye. Yarebaga umuntu wese nk'umwana w'Imana ikunda cyane, kandi akamufata nk'uw'Imana. Abato dufite abo twigiraho, tureberaho, ni bamwe batubanjirije. Nagize amahirwe yo gusura Ese Nyange. Aha niho abana bigaga. Uwari mukuru muri bo yari afite imyaka 25 y'amavuko. Nurungano koko. Mu ijoro rya tariki ya 18 ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1997, ahagana isa 2 z'ijoro, mu gitero cy'abacengezi babana bigaga mu mwaka wa 5 no 6 w'amashuri yisumbuye, bahatiwe kwitandukanya, babwirwa bati Abatutsi bajya ukwabo n'Abahutu kwabo, maze bose bati twese
turi abanyarwanda. Twari tuvuye mu masaha yo kujya kurya uko bisanzwe, turazamuka tugarutse muri etide agana saa 2 niho twumvise urusaku rw'amasasu menshi cyane. Ngewe rero nari nicaye kuri ririya dirishya, batera grenade, duhita duhaguruka tuza mu gihande cyo hagatangaha. Abasirikari 2 bahita binjira mu ishuri, umwe yari yambaye ibishenete by'amasasu afite n'imbunda, bahagarara mu muryango, yinjira avuga ngo abahutu hari abatutsi hariya, eske vous me connaissez? Uwitwa Chantal yicaraga hano imbere aravuga ati nta bahutu n'abatutsi bari aha, twese turi abanyarwanda. Irigukunze Gilbert, turimo turaganira kuri nyogosenge wawe Agathe Uwiringiyimana, akaba intwari y'u Rwanda ibarizwa mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Ese inkuru ye n'amateka ye n'iki nk'urubyiruko dukwiye kumwigiraho? Hari abantu bemeye gutanga ubuzima bwabo, batanga amaraso yabo, batanga ibintu byose bari bafite ku isi kugira ngo uyu munsi dushobore kuba turiho, dutembera, twishimye, turi mu gihugu, turyama tugasinzira. Rero aba bavandimwe bacu arizo ntwari z'igihugu bari bafite indangagaciro, ikintu cya niko nakoresha indimi z'amahanga cya simplicity, kwicisha bugufi, bafite ikintu cyitwa kwa focus, kugira intego na consistency, kutarekura, bafite n'ikintu cyo kudacika intege, never give up. Rero urubyiruko rwacu cyangwa se urubyiruko muri rusange, natwe twese tukirimo, tugire kumenya ko ikintu cyose dushaka kigomba kuduhenda, kandi duha agaciro ibintu byose intwari zaharaniye. Rero dufite inshingano kandi ikomeye cyane yo kurinda igihugu cyacu. Abanyarwanda icyambere nabwira urubyiruko no gukunda igihugu, ucyemera no kugipfiraga. Gukunda igihugu si ugukunda ibiti n'amabuye, ni ugukunda bene wabo. Ikintu cyo gukunda igihugu, kuko nicyo tubona abo bose babanje, nicyo bakoreye. Gukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, barakivunikira mu mirimo, barakivunikira mu mutwe, baragitekerereza, baranacyubaka. Ibikorwa turabibona. Urwo rukundo twari dufite ntabwo rwari gutuma twitandukanya. Ikindi ari nacyo nabwira urubyiruko rw'iki gihe, umuntu wese ukwigisha gukora nabi aba ari umugome, kuko nta ikintu kibi kibyara ikibi, ariko icyiza kigira ingaruka nziza. Abanyarwanda icyo bakwigira kuri Felicita ni ukurenga uducokori twose tudutandukanya, tukibukira hamwe ko icyo dupfana kuba turi abana b'Imana kiruta kure ibyo dushobora gupfa byose. Umunsi mwiza w'intwari. Ubutwari ni ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi z'iterambere.